Basuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Mwarimu Clement. Umaze igihe wibaza uko wabona uruhushya rwo gutwara imodoka vuba kandi mu nzira zizewe? Mwarimu Clement agufitiye igisubizo. Ndabasuhuje, nitwa Bolingo Bumuntu, iyi ni Bumuntu Impaya. Munyemere tuvuge ku nkuru yiwe icaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ivuga kuri Mwarimu Iraduha Clement. Mwarimu wigishaga gutwara ibinyabiziga cyane cyane yifashishije imbuga nkoranyambaga. Ubwo rero Clement wigishaga gutwara imodoka yahuriye mu kiyaga cya Muhazi. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Umuryango. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko umugabo witwa Iraguha Clement wamenyekanye cyane kubera kwigisha abantu gutwara imodoka yifashishije imbuga nkoranyambaga yapfuye nyuma yo kwiyahura mu kiyaga cya Muhazi. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CP Welas Gahonzire yatangarije igihe ko amakuru y'urupfu rwa Mwarimu Clement yamenyekanye mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba wo kuwa 10 Ugushyingo 2025. Yagize ati uyu mugabo ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 11 yaravuye mu karere ka Gicumbi ajya mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kingfisher mu murenge wa Rutunga. Iyi ni hoteli abantu benshi bazi. CP Gahonzire yasobanuye ko ubwo Iraguha yageraga kuri hoteli yakodesheje ubwato bwo gutembera mu cyaga, yizeza abakozi ko azi kubutwara, bamuha ibyangombwa. Ubwo yageraga mu mazi nko muri metero 50 akuramo ikoti ry'ubutabazi yirohamo. Ati yaje n'ubwato bumugeza kuri hoteli, akodesha mu bumwe mu bwato abantu bakodesha mu buryo bwo gutembera mu cyaga. Abwira abakozi baho ko azi gutwara ubwo bwato nta kibazo, bamuha ibyangombwa byose birimo life jacket cyangwa se gilet, arayambara. Arangije bimwe mu byo yari afite abishyira ku ruhande birimo ikoti yari yambaye n'inkweto, ajya mu kato aratwara. Ageze nko muri metero 50 ubwo yakuragamo life jacket ayirambika mu bwato ahita asimbukira mu mazi. Nk'uko CP Gahonzire yakomeje abisobanura, avuga ko abakozi b'iyo hoteli babonye Iraguha asimbukiye mu mazi baramukurikiye, ariko basanga yamaze kugera ku ndiba yapfuye. Yatangaje ko muri uwo mugoroba abapolisi bakorera kuri sitasiyo ya Rutunga bageze ahabereye ibyo byago, banzura ko bitewe n'uko bwije ubutabazi bugomba kuba mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 Ugushyingo. CP Gahonzire yasobanuye ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Iraguha yiyahuye, ariko rikomeje kugira ngo hamenyekane icyatumye yiroha mu mazi. Ati turebye nka polisi uko byagenze biragaragara ko ari uburyo bwo kwiyahura, kuko yabanje gukuramo life jacket ayirambika hasi. Urabizi ko life jacket itanga uburinzi mu mazi. Kuba rero yabashije kuyikuramo akayishyira ku ruhande agasimbukira mu mazi nta muhengeri ubayemo, nta mpanuka ibayemo, akabikora ku bushake, bigaragara ko ari ukwiyahura. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko umubare w'abagerageje kwiyahura mu Rwanda wageze kuri 602 mu mwaka ushize, kandi 51.3% ari abafite hagati y'imyaka 19 na 35. Umuyobozi wa RBC ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe Dr. Iyamuremye Jean Damascene muri Nzeri 2025 yatangaje ko mu bitera abantu gutekereza kwiyahura harimo amakimbirane yo mu muryango, kubura ubufasha mu muryango, ibibazo bya mikoro, indwara zo mu mutwe, agahinda n'indwara zidakira. Yagize ati umubabaro w'amarangamutima abantu baba bafite mu gihe cy'akababaro ntukunda kugaragara kugeza igihe ugeze ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu kuganira kuri ibyo bibazo ari ingenzi. Bishishikariza abantu kudahangana n'ibibazo bonyine, kuko n'ibiganiro bisanzwe bishobora gufasha umuntu agakira. Iraguha Clement yavutse mu mwaka w'1992. Ibyangombwa bye bigaragaza ko yari atuye mu karere ka Muhanga. Iyi nkuru isohotse agikomeje ibikorwa byo gushakisha umurambo we kugira ngo ukurwe mu mazi. Iraguha Clement waruzwe nka Mwarimu Clement yitabye Imana. Bye bye. Nitwa Bolingo Bumuntu, iyi ni Bumuntu Impaya. Ujye gukanda subscribe.
Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Mwarimu Clement. Umaze igihe wibaza uko wabona uruhushya rwo gutwara imodoka vuba kandi mu nzira zizewe? Mwarimu Clement agufitiye igisubizo.